Okay, twagiye kuri sound. Nanya na sound. Tuvuge hano baguhaye ngo play sound meow. Twayi playinze. Next. Iyo twayi playinze. Then nano akaza is that sound meow. No. Then ahangaha nyine wabibonye hano ni stop or sounds. Bongo tugeze yatayongera ki stop, cyangwa se hano bakubwiye ngo change pitch effect by 10. Kuvuga ngo katwumve kadushyire iyi ngiyi noneho tugende twumva ama ife uko igenda pitch ihinduka. Pitch it is a height of sound. Uko igenda ihinduka ubwo ni biriya. Then reka tugire by -30 como kiragenda ihinduka. -30 kugenda ihinduka. Nararo dushobora gusettinga wenda tuyigire set pitch effect by 100. Ijwi ntabwo turareka dushyire hiri iyo iraguma ari constant kubera twasetinze ko iraguma ari twasetinze. Mu gihe hano twari twakoze change none hano twagize set biratandukanye. Then okay, aha twari twagize set pitch effect by 100. None reka turebe hano clear sound effects. Hano my effects just what twakoze abe cleared. Kadushyiraho sound hano. Then iyo ushyize hano yose abaye cleared. Kira sound effects hano twagize pitch change. Reka tugire change. Tugire nini kubyira umvikana. Hano ni clear sound effects. Ibicyo bakora cyose ntabwo yahinduka kubera ama effect yose twaya brought. Aha, set volume to 100. Kadushake sound. Play meow sound. Only 100 niyo twasetinze. Dushaka twayiactiva tukayibona hariya kugira ngo tujye tumenya ngo twasetinze gutya. No. Okay. Reka dufate urugero rufatika tuvuge spirit yacu turacyari kuri sound igende 10 steps kandi igende yihinduranya nigera ku mpande igera ku mpera by the edge igaruke. Then chomekamo sound kombe
kireho kariya playing meow. Nirangiza change volume by 10. Tubanze twumve iri. Twumve sound volume ya iri. The pitch ya iracyari clearing all. Sound effect. Very clearly. Then let's go. Irangiza it playing meow. Kandi volume set volume to change volume by kadugire by 20. Katurebe sa kurumva ko volume iri kugenda izamuka, reka tugire -40 kugira ngo dute dutanye. Buriya yacecetse. Tugire 20. Okay, noneho ibi byose repeating. Okay, I'm setting it forever. You're number volume iri kugenda izamuka 20%. No, 20 by 20. Reka dushyiraho effect. Change pitch. Yes, change pitch effect by 20. Twumva ko biragenda none. Urumva pitch ari kugenda twongere tugire effect by -14, -40. Ukana kuri enter kugira ngo command ibe active. Yes, wabyumvisha. Then karakantu ka volume ni 100%, ushaka active cyangwa se ukakadeactivatinga kugira ngo bituzura muri stage yacu. Then dire clear or ko biragenda. Yes, umva ko ise clearinga effects zose. Turi clear sound effects. Yes, effects zose n'ubundi zili clear. Okay, nuba kuri volume ari uko aricyo twakora. Ikindi gato wenda reka turebe hano. Ushobora kugira volume yawe nako sound yawe cyangwa se recording yawe. Reka tufate example. Katubanze turebe setting yayo. Setting ya input ya mic yanjye, ya microphone yanjye, ubwo niriya. Noneho reka ndicoding. Turi kwiga scratch. Yes. Okay, don't miss it. At the playing. Turi kwiga scratch. Yes. Okay, don't miss it. Turi kwiga scratch. Reka tuyigabanye duhere hano pitch yacu iri hejuru. Turi kwiga scratch. Yes. Okay, don't miss it. Okay, twarangiza tuga savinga. Okay. Akibazo. Turebe ubwo twayise record 1. Reka tuyisimbose recording 1. Turi kwiga scratch. Yes. Okay, don't miss it. Turi kwiga scratch. Yes. Okay, don't miss it. Okay, hariya nyine yo settinga ijwi ushaka
waba wanateguye for example ari dialogue waba wayiteguye nayo ukagenda gucenginga. Yes, kubijyanye na sound ndumva ari ibingibi twavugaho. Ibindi bisangira tubikora twatanye gukora ama activity cyangwa se ama game udu dialogue utuntu nk'utwo.